Iyo nkuru rero y'uyu mubyeyi rwose yari twihereye gutya ngo tuzayitambutse. Niga ubwo natangiraga amashuri yanjye ya kaminuza, ubwo nari ngiye mu mwaka wa mbere kwiga ibijyanye na business, nubwo nageze mu kigo cy'amashuri kwa kundi mugera muri campus mukabona abantu bahuje urugwiro, tuba turabana yuko twese bamwe ari bakuru bacu, hari abava hejuru mu wa kabiri baza kwiga mu wa mbere, ariko noneho igihe ngewe twari dutangiye mu wa mbere nahuye n'umwana w'umusore witonda koko. Yari umwana w'umusore witonda, utuje, ucishije makeya, wanakundaga gusenga cyane. Ukabona ni wa muntu uza donc uri kuri gahunda. Hari abasore baba bahari batajagaraye, hari abaza ukabona ari gucaha, ukabona ari kujagarara katakata hariya, ariko we wabonaga ko ari umwana uri kuri gahunda, uza azi icyamuzanye, n'umuhanga mu ishuri. Nibwo rero natangiye kwigira inama, ndavuga nti ariko uriya mwana w'umuhungu kwamagane ihene umuntu ayifata igihebeba, watangira nkareba uburyo mwiyegereza, nkareba yuko byibura ntazagira gutya nkaba najyana relationship nawe. Rero icyo naje gukora, natangiye kujya mwiyegereza mbwa ati jya ugira utuntu usobanura dukeya, hari ibyo mba ntumva neza kugira ngo amasomo atazajya afata, nkaba nanishyura n'amafaranga, ntangira kugenda mwinjirira gutyo gake gake. Nyuma rero y'igihe haciyeho hafi nk'amezi nk'atandatu twiga, naje kumwerurira n'ingiye mwibwire, ndamubwira ati rega sinkubeshye, buriya igihe tumaranye maze kumva ko ngukunda, maze kumva undimo cyane, sinzi impamvu, ariko maze kumva yuko byibura ibi bitaba ubushuti gusa, ahubwo byageraho bikajya no ku yindi ntera. N'ubwa mbere nayo nterese umuhungu pe, simbabeshye, n'ubwa mbere nayo nterese umuhungu, ariko none umwana w'umuhungu nawe yatindiganyije, yarambwiye ati nta kibazo, nanjye cyane yuko nta muntu mfite, yego ni n'ubwa mbere ngiye kwiga kugira gute gukundana, ariko noneho ntacyo bitwaye, twakundana. Rero twatangiye turakundana, mwaka umwe urashira, tujya mu wa kabiri tukiri kumwe, tujya mu wa gatatu, ariko muri iyo myaka yose yari umuhungu uganira makeya, uvuga makeya, akakubwira ibikenewe by'ingenzi, byanze byo kurondogora ngo ibiki n'ibiki nta byabaga birimo. N'abantu bose baravugaga bati ufite umukopi mwiza kabisa, ahangaha ufunzemo book. Icyaje kubaho rero mw'abantu mwe, afite inshuti yanjye nayo yari ifite umukopi bawe bakundanaga, ariko noneho aza kumbwira ati ariko se umaranye n'uriya mutipe imyaka myinshi sibyo? Utambeshye, umaze kubikora kangahe, umaze gusambana nawe kangahe, ko mbizeye ko ubundi inkundo z'iki gihe zigomba kujyana n'iki n'ibintu byo kusambana, umaze kubikora kangahe? Ndangatoya sinkubeshye, njye sindaryamanaho, sindasambanaho, nta nubwo njye n'uriya muhungu turasambanaho. Umukobwa araseka agwa hasi ati reka dati, ati njye uriya muhungu tumaranye hafi umwaka, tumaze kubikora inshuro zirenga nk'eshanu. Ati none mwebwe ese ubwo nibyo we? Ati ibyo bintu ntabwo bibaho. Nanjye ariko ku mutima ntangira kwibaza ngo atari ko se wamuganiye umuhungu tumaranye imyaka igera kuri 3 utanambwira ati byibura anabitungutseho, nta n'ikiganiro na kimwe kijya kibaho kijyanye n'ibyo bintu, ubundi bimeze bite? Nibwo umukobwa rero yangiriye inama ati wowe ariko uzamwongoshyoshe nk'icyo kiganiraho, wumve nyine, wumve icyo bivugaho, wumve n'ukuntu bimeze. Navuze ati ibyo byo birakomeye, numva binanteye ubwoba, ndavuga ati se nabicisha, yego naramuterese bwa mbere birakunda, ariko noneho kuvuga ngo ibintu byo kuryamana nawe ngo dukore sex gusa, nanjye kuko numvaga noneho ngize amatsiko yo kuvuga ati noneho bimeze bite wamagana uyu muhungu dukundana, umuhungu ntari birye, ntago ari ikigegera, ntago ari icyomanzi ngo wenda n'iki, uyu muhungu rwose tugomba kugira uko tugira gute, tugomba kugira uko twigenza uko byagenda kose. Natangiye rero kubyishyira mu mutwe, najya ndyama nkumva rwose hariya hasi byanze, nkumva byakomeye, nkavuga nti atari ko ubundi ngira umushyuko ungana gutya gute, mu buhe buryo kandi mfite umukunzi. Natangiye rero kubigira muri plan. Rimwe rero ndamubwira ati se wazaje mu rugo tukasangira, n'ubundi yarazaga ariko akaza biraho nyine tukitera story, tukaba twasangira tukarya akataha nta kibazo. Noneho nambwira ati noneho uzaze ngufite surprise iri seri. Mwumve yuko umuhungu igihe cyose yari yansuriye mu rugo ntiyigeze yinjira muri chambre yanjye. Yaramvaga ati ni bya bindi by'abahungu byo kuvuga ati ntazereka girlfriend wanjye uburaya cyangwa iki n'iki, wenda nibyo natekerezaga. Ariko uwo munsi yaraje
ndagerageza noneho ntangira kugira gute kumwegera. Ubundi twavuganaga umwe yicaye hirya n'undi hino, ariko ntangira kumwegera nkajya mukoraho n'iki byose, mukoraho mbona nawe hari ukuntu yatangiye kugenda ahinduka, ariko ukabona ko ari ibintu atamenyereye. Nanjye kandi ntabwo byari ibintu menyereye, noneho ntangira kuvuga ati noneho bakavaga ba majangwe turahuye karabaye. Noneho uko nagiye mukoraho naje kumufungura ibipesu by'ishati, nkokora ku bituza neza, noneho ngeze aho numva nafashwe. Twarasomanye rero turasomana, ndamubwira ati sheri reka tujye mu cyumba tujye muri salo, ariko nabonaga yageze gute yafashwe. Twagiye mu cyumba rero mpfaga mfite courage, mvuga nti ibintu by'udukingirizo sinabitekerezaga, navugaga nti rwose uyu munsi noneho ubusugi bwanjye ngiye kubuhiriza umuntu nakunze nishimiye. Ati rero tugeze ku buriri twakuyemo vuba vuba bya bindi byose dusomana n'iki byose, nariko noneho icyaje kubaho gene ntangiye kumva yuko ndyohewe, yamanutse ahantu hose yankarishije. Aha ubwo yashyiragamo rero igitsina kiwe atangiye kurongora, nta n'umunota n'umwe washize nagiye kubona mbona asakuramo agaramye ku buriri. Igihe ngewe ntangiye kuvuga ati ubu ngubu none nibwo tugiye kugira gute, nibwo tugiye kwishima byatari, ubwo ntangiye kumva ibintu bitangiye kuryoha, nagiye kubona mbona umuhungu atatse rimwe agaramye ku buriri. Ndavuga ntibigenze bite se mwa bantu mwe, uyu muntu se yapfuye bigenze bite? Mbona asa nk'unaniwe avuga ati sheri reka nduhukeho gakeya sinzi. Ndavuga ati sibyo twaba tugiye gukora bigenze gute? Tukada byarangiye se tujyabaye burangiye nasoje simba beshya uwo munsi narababaye. Ndavuga nti se bana yanjye bigenze bite? Hahandi ubura icyo ukora ukabura uko ubigenza, ukabura uko ubura naho unyura. Ndavuga ati oke nta kundi. Ndavuga ati ndewe n'imbwa nyine. Araryama arasinzira, amaze kubyuka njye nahise mbyuka nigira muri salo. Amaze kubyuka arambara arangije arataha. Rero ntibyaje gutinda rero, ibyo bita umwakuti nyirimbwa ziramwonera. Nagize gutya rero naje gusanga za ntanga yantayemo kirya gihe zarageze gute, nahise ntwitiramo. Ndavuga nti uyu mugabo nzabana nawe gute, nta kigenda mu segonda imwe. Ndavuga ati ibintu bigiye kuza kungora kandi ku buryo bukomeye, kandi nanone nkumva ntakuramo inda, ariko ku gihagararo uko yari ameze wabonaga ko ari umugabo mwiza ihwana n'umukobwa wese atakwitesha. Ariko iyo nkuru nanze kuyibwira nanze kuyibwira inshuti yanjye, ya nshuti yanjye yangira inama, ariko none nza kubwira umuhungu ati ndatwite. Umuhungu aranabyishimira avuga ati okay hari ikibazo se? Ati ubwo gahunda rero no gushaka uburyo twabana, ariko ibintu by'amakwe ntabwo mbirimo kano kanya, simfite uburyo bwo gukora amakwe rwose, umbabariye. Ikintu turakora ni kimwe, turagenda tubane, ibindi tuzajya tubitekereza nyuma. Narabyemeye kuko nta yandi mahitamo nari mfite, mbana nawe. Rero mu kubana nawe byari bimeze kwa kundi n'ubundi, ntabwo natekerezaga ibintu byo kuvuga nti natekerezaga iby'akabariro nkumva ni hatari. Ariko nanone yagira gutya twaba tubikoze akava akojejemo rimwe akongera akigaramira. Namubwira ati se wazivuje ko urwaye? Undi arambwira ati we ntabwo ndwaye ndi muzima, ufite ikihe kibazo? Ndavuga ati aha singiye gusaranwa n'umugabo, ndabyihorera sinongera kubitindaho. Ariko mu by'ukuri nawe yabibonaga ko ari ikibazo. Rero byaje kudogera ubwo ahantu twari dutuye muri quartier haje kwimukira umwana w'umuhungu. Wabonaga ko ari umwana w'umuhungu ariko utari civilize cyane, umwana w'umuhungu utuje cyane. Rimwe rero yatwaje sinzi ukuntu twaje kuganira turi mu gipangu nyine, ariko kundi gipangu cyari gituyemo abantu benshi. Umugabo yari yagiye ku kazi, wari amashuri twarayarangije, twabanye amashuri turi no kuyarangiza, none twagiye mu buzima busanzwe. Hanyuma noneho umwana w'umuhungu sinzi ukuntu twaganira, ariko twaganira ku bintu sinzi ukuntu twaganiye ku bintu bijyanye n'imibonano. Arangije aravuga ati njyewe buriya nabikozeho rimwe, ariko nabikozeho n'umukobwa w'inzanga utazi gufata amapositeri, utazi guhindura. Ati numva ndababaye kabisa. Ariko akenshi ngo abagore ngo bashatse ngo baba bazi gahunda, baba bazi sisiteme neza. Niyo mpamvu ndashaka kuziyunguza umugore washatse nkareba. Ku mutima ndavuga ati umwana w'umuhungu ko we ashobora kuba afite amakuru menshi cyane. Sinzi rero ukuntu nawe natangiye kumwigaho, ndavuga nti rero umwana w'umuhungu ngomba kumukorera misiyo. Rimwe rero nibwo namwiyunguje mwiyenzaho, ariko mwiyenzaho mbizi neza ibyo nari nkeneye. Munyuraho nambaye kagakobutura gashotora, nareba amabuno neza ukuntu ngenda nyakubita. Aravuga ati kwere umwana nari amaze kumuryamisha.
icyo gihe rero umwana w'umusore avuga ati ariko ubundi bimeze biti, ntabwo twabitinzeho mu magambo menshi, twashatse kondomu. Umwana w'umuhungu yarampfubuye amariraho ibintu byose, ndavuga ati ibintu bimaranye imyaka ingahe rwose birakemutse. Ndavuga ati cyane kuva natuye hano hafi bigiye kujya binyorohera, noneho ibintu biroroshye. Hanyuma rero umugabo yaje gutangira kujya dukeka ko turyamana, ariko ntabitindeho, akavuga ati ibi bintu bamo bizagukoraho, kandi ndabizi amakuru ndayafite agenda ageraho ko usigaye nca inyuma, wabaye ute, bimeze bite. Hanyuma noneho umugabo yaje gutangira gutekereza neza, aravuga ati noneho ubu ngubu tugiye kwimuka, kuko amakuru sinzi wari waramuhaye, kuko wabonaga ko asa nk'ufite amakuru. Twarimutse rero tujya mu yindi karitsiye nayo tugezemo, noneho nkajya nshata na wa muhungu tukagana, nkamubwira ati se umunsi umwe wazateze ukaza, nubwo harimo akagenda agatike nakagushakira ukaza tukagira ibyo twikorera, dore uyu mugabo nta kigenda wana ni uwo kugaburira, ariko hariya njye ntabwo naje kurya iwe, hari uburyo mba nkeneye uburyo. Ndamubwira nivuza kanga, namushakiye abaganga yaranze, nagize gute, ati nta kindi nakora, igisigaye rero ntabwo ngiye kuzicwa n'ibintu ntunze ahangaha, kandi hari abantu bagakwiye kubikemura bahari. Umwana w'umuhungu rero yaje kuza rimwe, araza pe turahuza twajya twikora ibyo twikorera, ariko noneho umugabo rimwe yaje kuva kuri telefone yanjye, hajemo SMS kwa kundi biri kuri screen, abona amagambo y'umwana w'umuhungu, ahita abibona ati nta kindi yakoze, nkihura nawe yankubise urushyi rwiza. Ndavuga ati noneho bigenze bite, atanyereka message, ndavuga ati ndafashwe neza, nta kindi nakoze. Haza ati sundahukana, ndabigenza gute, namusabye imbabazi, ndavuga ati hangane, ndavuga ati ariko ikibazo kibitera ni wowe, n'ubundi yaba wumva ukanyumvira icyo ukwiye gukora, ntabwo nagakwiye kwanguca inyuma, naguciye inyuma yego ndabyemera, ariko mbabarira nawe ukemura ikibazo gihari. Umugabo rero aranangira, ndavuga ati akundi nabigenza. Nibwo natangiye kuganiriza umugore w'inshuti yanjye, ariko twari tuziranye guhera zamani. Arambwira ati rero umugabo nimba yaranze kumva, n'ubundi uko azajya, uko nimba yaragufashe uri kumuca inyuma, n'ubundi ikigiye kubaho, n'ubundi agiye kujya ahora gukeka. Ati cyane yuko abantu benshi bafite kiriya kibazo bahora bavuga yuko abagore babo baca inyuma, kabone nubwo naho waba wagiye ababizi neza yuko nta kintu ashoboye, ko hari abandi babigukemurira. Rero ukwiye kwitonda cyane bya hatari, bitaba ibyo ngibyo ukazicwa n'inkoni. Nibyo koko, kandi ariko byagiye bigenda, natangiye kujya nkubitwa buri munsi, akajya nshinja uwo muhungu, kandi mu by'ukuri naheruka kuvugana nawe, naremeye gushyira agapira hasi, ariko noneho ntangira kubona nkubitwa buri munsi. Ndangije ndavuga ati ibi rero nta wabivamo, ni ukwahukana n'iki n'umuhungu wanjye. Nafashe umwana wanjye, icyo twakoze twigiriye muri Kenya, cyane yuko narize nanjye kaminuza, nari navuga ati anytime nanjye nagira gutya nkabona kandi kazi ahandi hantu nkakora. Twigiriye muri Kenya, mpunga umugabo musiga mu Kigali mu Rwanda, ndigendera. Ati rero ubu ngubu naje kwishakira undi mugabo, sinanongera kumenya amakuru y'uwo mugabo, ariko iyo nibutse ibyo bintu, izo nzira twagiye tunyuramo, uburyo umujene yari mwiza, ariko mu burire nta kigenda, ndabireba nkavuga ati ushobora gusanga n'aba batipe bose tubona bikaraga ari hatari. Iyo nkuru rero y'uyu mubyeyi rwose irasekeje cyane, yari twihereye gutya ngo tuzayitambutse ngayo nguko.